Ladies and gentlemen, mbahaye ikaze kuri Gisubizo Media. Kuri uyu munsi wa none mbazaniye amakuru y'ingenzi cyane cyangwa se amakuru y'abastari mu myidagaduro ndetse n'abahanzi. Nk'umuhanzi bita Lil G amaze iminsi mike yagaragaje ko yatandukanye n'umugore wiwe, ariko nyuma yo gutandukana nawe ngo hari abasoresore bo mu Rwanda cyangwa se bo muri Kigali bakomeza bamwandikira kuri WhatsApp banamuhamagara kugira ngo abahe nimero z'uwo mugore bagerageza amahirwe barebe ukuntu bajya gutereta uwo mugore, kubera ko byagaragaye ko abagore b'aba diaspora bagira amafaranga kandi bashobora gutunga umuryango. Andi makuru ahari mu bastari nuko umuhanzikazi uyu munsi Marina yakomeje kongera kwihanangiriza uwo bita Bad Drama, amubwira yuko adakeneye kongera ko mu bikorwa byiwe nyine adashaka kumvikanamo izina Marina ndetse mu mvugo avuga, kubera ko Marina yakomeje kumwishwitura cyane bitewe nuko Bad Drama akomeje kwitwara nabi ku gihugu cyamubyaye. Andi makuru ahari anateye ubwoba kandi anababaje, umuhanzi Yago amaze iminsi mike yakoze impanuka akaba ari mu bitaro arembye ameze nabi, ariko bikaza guhura nuko n'umuntu bita Tiger B cyangwa se The Ben nawe amaze igihe kinini cyane arwaye, arwariye muri Kanombe mu bitaro bya Kanombe, nyuma yuko ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane yagiye kwibuka we na Bruce Melody ku rwibutso rwa Gisozi, kwibuka abacu baje jenoside muri 1994. Ibyo byatumye ahava ameze nabi, atiyumva neza, indwara mbi yaje kumufata, arara mu bitaro ameze nabi na n'ubu ngubu, ariko turizera ko ari buze kumera neza mu minsi mike nk'uko yakomeje kugenda bitangaza kuri The Ben Family. Ayandi makuru yandi rero dufite ingenzi nuko umuhanzi bita Run Up yakomeje kumvikana hagati ye n'umwuka mubi na Rebo yo muri ituruka muri Nigeria bita Cinco kuri YouTube channel yiwe, ko amasezerano yatangiye kugenda acikagurika bashwana cyane mu masezerano, bakaba baramuciye $17 by'idolari kugira ngo byuze channel yiwe ikomeze guhypinga growing. Ariko today yaje gufungura indi channel igiye kugira abasab 1020 nshyashya agiye kubasunikiraho imiziki yiwe. Ubwo mugende namukurikiranye mu subscribe, nyamuneka mumuhera amalike n'amashare, murebe ibihangano byiwe uko bigenda bimera, ubwo iminsi izagenda itubwira ese bimeze bite hirya no hino. Nk'ibisanzwe rero ndacyari wa muhungu wanyu Gisubizo cy'Abanyarwanda. Niba utarakanda subscribe uri gucikwa cyane, komeza muri cyane kuri YouTube channel yacu ni Gisubizo Media, Gisubizo cy'Abanyarwanda. Ndabakunda cyane.